mwana wa Adamu urihogihumeka, esenti washimira Imana yakugejeje aya magingo. Abasore beza bitondaga bamwe warabazi, abandi utabazi, mbagiye ureba umva ugenda. Niki watanze mwana wa Adamu, cyatumye urindwa ukageza aho ugeze. Menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngaho nawe uje ushimira uwo mwami. Niki watanze mwana wa Adamu, cyatumye urindwa ukageza aho ugeze. Menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngaho nawe uje ushimira uwo mwami. Hari ibyo ukora bibabaza Umuremyi wawe, ariko waratse kurinze, kuko agufiteho umugambi. Abakobwa beza bitondaga bamwe warabazi, abandi utabazi, mbagiye ureba umva ugenda. Niki watanze mwana wa Adamu, cyatumye urindwa ukageza aho ugeze. Menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngaho nawe uje ushimira uwo mwami. Nateye twatanze ngo turambe, hari ababuze ayo kubahiriwe. Ntawanga kura mu mwuka, byose ni ubuntu bw'Imana. Abo mu rungano rwawe bamwe ntibakiriho, nyamara benshi muri bo bakurushaga ubutungane. Abagabo beza n'abagore beza, bagiye ureba wumva uvuge. Niki watanze mwana wa Adamu, cyatumye urindwa ukageza aho ugeze. Menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngaho nawe uje ushimira uwo mwami. Ngaho nawe uje ushimira uwo mwami. Ngaho nawe uje ushimira uwo